Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu twongeye kugarukamo, tugiye kwiga icyigisho cya gatatu. Muri kumwe nanjye Aimable Nshimiyimana. na Nzabamwita Pierre. Reka rero tubanze dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe biramukanye natwe muri iki gitondo. Tugiye kwiga ijambo ryawe, umwuka wera tubere umuyobozi kandi ahindure imitima yacu, ahindure ku gukiranuka kwa Kristo mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, reka dukomeze twiga ingingo yo kuwa gatatu itubwira ngo ihumure ku bantu bake b'indahemuka. Wadwibutsa icyigisho twizejo? Ejo twabonye ingingo kwa kabiri ivuga ngo kwitabwaho ndetse n'uburinzi. Twabonye uburyo nubwo dukomeza gusayisha twajya kure y'Imana nk'uko yagendekiye Abayuda no mu gihe cya Zefaniya, kuri ubu ngubu Imana ikomeza kuturinda ikatwitaho kugira ngo irebe yuko twayigarukira tukiha. Uyu mwanya rero reka dukomeze n'icyigisho cyo kuwa gatatu kitubwira ngo ihumure ku bantu bake b'indahemuka. Wadukomeza icyigisho cyo? Iri humure rero ku bantu bake b'indahemuka niryo tugiye kurebera hamwe uyu munsi kuwa gatatu, aho tugiye gutangira ikibazo kibaza kiti ni ayahe magambo agaragaza urukundo rwimbitse Imana ikunda abana bayo, kandi se ni gute tugomba kurugaragaza? Urukundo rwimbitse Imana ikunda abana bayo rugaragazwa n'ayahe magambo? Dusomere Zefaniya 3:17. Zefaniya ibice 3:17 haragira hati: Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Ibyo Zefaniya yavuze koko bigaragaza neza yuko Uwiteka ari umufasha wacu, umufasha wacu rwose, ku buryo Zefaniya yavuze ati iririmbira mukobwa wa Siyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose wa mukobwa wa Yerusalemu we. Rero ubu nibwo buhamya Uwiteka yifuza ko duhamiriza isi. Ishimwe rye rikwiriye guhora mu mitima yacu no ku minwa yacu, duhamiriza Imana abatuye isi kugira ngo bayigarukire, kuko akaga karatwugarije. Igihe Zefaniya yahanuraga buno butumwa atanga uwo buhanuzi, yarimo ahendahendera Abayuda kugaruka bakagarukira Uwiteka, kuko yareberaga kure mu iyerekwa akabona ingabo z'Abakaludaya ziza zigota Yerusalemu. Ntako atagize kugira ngo arebe yuko bakwihana bakigurira Uwiteka Imana, barangiza bakava mu bibi bari barimo bakagarukira Uwiteka. Rero Zefaniya nicyo kintu yihatiye gukora uko ashoboye kose. Ariko agataho mu gusoza turebera ku murongo wa 18-20 w'icyo gice cya gatatu, turebe uburyo burambuye Imana yita ku bana bayo mu buryo burangwamo n'urukundo, batotezwa bazira ko banze kwica amategeko yayo atanga ubudendezo. Haragira hati 3:18 Zefaniya: Nzateraniriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe, bavumwa n'ibibakoze isoni. Dore icyo gihe nzagenza abakurenganya bose, kandi nzakiza abacumbagira, kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanywe, abakozwaga isoni mu bihugu byose nzabatera icyubahiro, mbahe n'izina ryogeye. Icyo gihe nibwo nzabacyura, kandi icyo gihe nibwo nzabateraniriza hamwe, kuko nzabubahiriza nkabaha izina ryogeye mu moko yose yo mu isi. Ubwo nzagarura abanyu bajyanwe ari imbohe mureba, ni ko Uwiteka avuga. Murumva ko Uwiteka Imana ntako atagize kugira ngo arebe niba ubwoko bwe bwamugarukira. Ariko mbere ko dusoza iyi ngingo, twagira ngo tubibutse yuko uyu muhanuzi Zefaniya, nk'uko twabibonye, uyu muhanuzi Zefaniya ndetse n'Abakuki nibo bahanuriye Abisirayeli, Abayuda, mbere y'uko bajyanwaho imbohe na Nebukadinezari. Bakomeje kubahendahenda kugira ngo barebe ko bagarukira Imana, ariko biranga ndimusa. Nicyo cyatumye Nebukadinezari ahita aza akagota Yerusalemu bose, akabajyanaho iminyago, akabajyana i Babuloni. Icyo gihe hari hamaze imyaka myinshi Abisirayeli mu majyaruguru muri Isirayeli barajyanywe n'Abashuri, barajyanywe imbohe.
muri Ashuri. Ubu ngubu rero Ubuyuda Zefaniya yahanuriraga ndetse na Nahumu twarabibonye mu cyigisho cyatambutse, bahise bagutwarayo na Nebukadinezari abajyanaho imbohe, aho bagiye bakamarayo imyaka 70. Aho ngaho bariyo niho tubonamo igitekerezo cya Daniyeli na bagenzi. We igitabo cya Daniyeli cyanditswe bari mu bunyage i Babuloni, kandi Ezekiyeli nawe ari mu bajyanywe imbohe. Ni Ezekiyeli ari mu bajyanywe imbohe, kuko nubwo Ezekiyeli ari mu bayobozi b'Abisirayeli ariko nawe ari mu bantu bose batwawe bakajyanwa, kuko mvuga yuko Ezekiyeli yarazi Daniyeli. Yarazi Daniyeli, hari wigeze kwandika muri Ezekiyeli 14 avugamo Daniyeli, Yobu, mbese bigaragara yuko yarazi Daniyeli. Icyo gihe rero babajyanyeho imbohe, babajyana i Babuloni kubw'uko bari barasuzuguye Imana bakayigomera ndetse bakanga no kwigarukira. Dusoreje aha ngaha rero ingingo y'uyu munsi ivuga ngo ihumure ku bantu bake b'indahemuka. Iri humure tubonye ni iry'uko abagarukira Uwiteka, abamugarukira, abakirana urukundo n'impuhwe bya kibyeyi. Uwiteka Imana dushoboze kugira iri humure mu mitima yacu. Amen.